guhaha ukaronka uyu munsi nibyo nkwifurije. Amahoro y'Imana abane nawe ndetse imigisha myinshi mu byo ukora byose. Jenny Elsha beat producer, Ash on the beat, Ash on the mix. Gira amazina menshi cyane, benshi duhurira mu gukora beat, tugahurira mu gukora audio, tugahurira mu gukora video, ibiganiro bitandukanye ni henshi duhurira cyane. Rero nshuje abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye zigize kino gihugu cy'u Rwanda, abantu muri mu bihugu by'abaturanyi Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Congo ndabashuje cyane. Abari muri Afrika muri rusange ndabashuje. Zambia, abantu muri South Africa, abantu muri Nigeria, abantu muri Zambia, abantu muri Australia ndabashuje cyane. Abantu muri ku migabane yindi itandukanye by'umwihariko aba diaspora muri rusange mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndabemera ndetse ngenda nanabibona ko mugenda mudukurikira. Iyo winjiye kuri audience y'abadukurikira urabibona cyane, n'imyaka y'abadukurikira murabizi neza kubikurikira byose kuri YouTube. Rero ndabashimiye cyane cyane. Yes, rero munkundire twinjire muri top 5 hit songs, turebe indirimbo ziyoboye izindi mu gace k'Amajyepfo y'u Rwanda. Uratekereza indirimbo zaje ku mwanya wa mbere ari izihe? Mpereye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu hariho Blessed Stream Choir ku ndirimbo yabo nziza yitwa Ibizami. Iyo yaje ku mwanya wa gatanu. Ibizami by'ubuzima. Imigisha myinshi kuri Blessed Stream, rwose murakayihorane. Nawe wabasura kuri YouTube channel yabo ugakora subscribe niba utarayikora. Wanabatumira mu bitaramo bitandukanye. Ikora rimeze neza cyane hariya i Muhanga Gitarama. Nakomeje ku mwanya wa kane hariho Jasper Singers ku ndirimbo yabo bita Guma ku Rugamba. Yego, Jasper Singers kora riririmba mu njyana ya country. Za ndirimbo mukunda kwita ngo ni inzungu. Sinzi wabizanye. Yego, nageze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu hariho Mary Melody Family Choir ku ndirimbo yabo nziza yitwa Noah. Twageze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri hariho Seeking the Lost Choir, Singihangayikishijwe. Iyo ndirimbo yabo yaje ku mwanya wa kabiri. Number one ku mwanya wa mbere nta yindi ni korali yitwa Kugana Yesu Family ku ndirimbo yabo yitwa Umusamariya. Congratulations. Congratulations cyane kuri iyi korali yitwa Kugana Yesu. Ni korali yakoze ibigwi, murabizi. Ni korali yakoze ama hit menshi, n'ubiracyayakora. Ni korali inezeza imitima y'abantu benshi. Ni korali ituma tujya mu bicu dupfa. Nabonye ifite igitaramo muri no weekend ku munsi w'ejo, rwose kuri iyi Sabato ifite igitaramo. Reka nze ndebe post yabo nyibabwire, muzakigeremo mwenjoyinge, mufatanye nabo guhimbaza Imana. Iki gitaramo reka nze nkurebere post yabo nkubwire abandi bazafatanya. Kiswe ninjye wabikoreye grand concert. Hariho nandi makorali batumiye, harimo abahamya ba Yesu hano ku Muhima mu mujyi wa Kigali, harimo n'ababimbuzi ku Muhima n'ubundi. Hakabaho New City Family, hakaza n'umuhanzi Vumiriya umeze neza cyane muri iyi minsi. Ngayo nguko ni nuko nge nshoje agace ka top 5 hit songs. Nkushishikariza ukora subscribe niba utarayikora, ukore like, ukore share,
abantu benshi bamenye bino bikorwa kabisa. Urabukoze cyane. Reka tuzongere duhurire mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda turebera hamwe amakorari yaho uko ari kugenda akora ama project yabo. Uwiteka akomeze rero abane nawe niba uri mu kazi, imigisha myinshi niyo ngusabiye uhahe uronke, kandi wibuke neza ko ugomba kwitegura isabato. Mwese rero mukomeze kugira isabato nziza.